Zaburi ya gatanu. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Neheroti, ni iya Dawidi. Uwiteka ategera ugutwi amagambo yanjye, ita ku byo nibwira. Mwami wanjye, Mana yanjye, tyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, kuko ari wowe nsenga. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza ku gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe. Wanga inkozi z'ibibi zose, uzarimbura abanyabinyoma. Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Kuko njyewe nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe. Kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge, nerekeye urusengero rwawe rwera. Uwiteka, kubwo gukiranuka kwawe unyobore, kuko banyubikiye. Umpanurire inzira yawe aho nyura, kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo. Imitima yabo ni igomwa risa, umuhogo wabo ni imvi irangaye, bashyeshyesha indimi zabo. Mana, ubagire uko ugira abanyabyaha, imigambi yabo ibatere kugwa. Ibicumuro byabo byinshi bigutere kubirukana, kuko bakugomeye. Nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka, kuko ubarinda. Kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira, kuko uzaha umukiranutsi umugisha. Uwiteka uzamugotesha urukundo rwawe nk'ingabo. Amen.